gukiranuka ari cyo. Icya mbere, mpereye ku cyo Imana ibivugaho, gukiranuka kw'Imana icyo ari cyo. Nuko mbabwira ukuntu gukiranuka k'umuntu ntacyo kumaze, kandi ko umuntu ahabwa gukiranuka kubw'impano. Hari ibintu rero bike bike ngiye kubasobanurira by'ingenzi cyane. Ejo nababwiye ko ngomba kubabwira ku bijyanye n'ubuzima buhoraho, kubera ko ntabwo wasobanukirwa gukiranuka udasobanukiwe ubuzima buhoraho. Impamvu bimeze bityo, kuko hariho ugukiranuka ko mu mategeko, hari no gukiranuka kuzima kuba gukora muri wowe. Ushobora gusobanukirwa ugukiranuka ko mu mategeko, ariko gukiranuka kuzima ni ingenzi cyane, kandi utagusobanukiwe ntabwo wakubaho. Ariko kuba kuzima gusa iyo umuntu avutse ubwa kabiri, iyo wakiriye ubuzima na kamere by'Imana. Murabizi, mu Bukristo tuvuga cyane ku buzima buhoraho, by'umwihariko iyo umenyereye aya magambo Yesu yagiye avuga. Hari nk'umurongo uzwi cyane mu matorero hirya no hino ku isi, Yohani ibice 3:16, Imana yakunze abari mu isi cyane itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo abone ubuzima buhoraho. Ubuzima buhoraho ni iki se? Ubuzima buhoraho ni ubwo buzima bw'iteka. Ese hari itandukaniro? Ni itandukaniro ritoya ariko ni iry'ingenzi. Cya mbere, nubwo bigendanye wenda n'imvugo, ariko birenze uko abantu babivuga. Ubuzima buhoraho cyangwa bw'iteka, ubwo bita everlasting life, ni ubuzima buhoraho ariko bufite aho butangirira. Ariko ubuziraherezo bwo ntabwo bugira itangiriro cyangwa iherezo. Ariko akubwira ubuzima buhoraho kuko iyo wakiriye agakiza muri Kristo, uhita utangira ubuzima buhoraho. Niyo mpamvu bahita babwita ubuzima butagira iherezo. Ni bwa buzima buhoraho ariko bwo bufite aho butangirira. Abamarayika nabo bafite ubuzima budashira, kuko bafite ubuziraherezo bwabo bufite aho bwatangiriye. Ariko Imana yo ntabwo igira itangiriro cyangwa iherezo. Rero ntibikakugore, cyane cyane ku b'icyongereza nibavuga ngo everlasting life, abandi bakavuga eternal life. Byose ni ubuzima buhoraho, nta kibazo. Ni ubuzima bw'iteka. Iyo tuvuze ubuzima buhoraho, ubuzima buhoraho bisobanuye iki? Ubuzima buhoraho ntabwo biba bireba gusa ku gihe, ingano y'igihe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo bufite itangiriro cyangwa iherezo gusa. Icyo babasobanura cyane ni imiterere y'ubwo buzima. Abakubwira ubuzima bwa wa wundi uhoraho, nk'uko uvuga ngo ubuzima bw'umuntu, tukavuga ngo ubuzima buhoraho. Ubuzima buhoraho ni ubuzima bw'uhoraho.
niyo mpamvu bwitwa ubuzima buhoraho. Ni ubuzima bw'uhoraho. Ese ubwo buzima buhoraho ni iki? ndabibasobanurira mu magambo make. Ubuzima buhoraho ni ubuzima bugizwe n'ibintu biriho kandi bituma Imana ibaho. Ndongera mbisubiremo, ubuzima buhoraho ni ibigize ubumana bizima bituma ibaho. Ibyo bivuze iki? Ni bizima kubera ko bigendanye nuko kuba ari ikintu kizima, ni ikintu kizima. Ni ukuvuga ngo ni ibintu biranga ikintu kiriho gifite ubuzima. Ubuzima buhoraho burangwa n'ikintu n'ibigize ikintu kizima. Niyo mpamvu ibigirwamana byo mu isi, ibigirwamana byo mu mahanga ntabwo bifite ubuzima buhoraho, kuko ntabwo bifite ibiranga ibinyabuzima. Icyo kingirwamana gifite izuru ariko ntiryihumuriza, gifite amaso ariko ntikireba, gifite ibirenge ariko ntikigenda. Ikigirwamana uragitwara baragiterura. Si cyo iyo ni Imana ubwo? Bamwe bayita Imana kuko badasobanukiwe, ariko Imana yacu ifite ibiranga ibinyabuzima kandi yabigaragarije muri Yesu. Yesu yari afite ibiranga ibinyabuzima byose. Ni ukuvuga ngo ibintu bizima, ibiranga bizima. Byari bisobanutse. Byari bisobanutse ko Yesu Kristo ari ikinyabuzima, afite ubuzima, kandi we ubwe akaba ari Imana. Bibiliya ivuga ko ari umwana w'Imana. Umwana w'Imana bisobanuye Imana yambaye umubiri w'umuntu. Yesu ni uko ari. Yesu ni Imana yambaye umubiri w'umuntu. Imana yacu yagaragaje uwo iri we. Rero ubuzima buhoraho ni ibiranga bizima bigize ubumana. Wumvise? Biyigize bituma ibaho. Ibyo bituma ibaho bivuze ko Imana ibibamo nayo. Imana ibaho ubuzima, irabizi, ibibizi ko iriho, ibi byumva ko ifite nayo ubuzima. Ifite ubushobozi bwo kubibamo ubuzima, kandi nanone yabigaragarije muri Yesu Kristo. Yesu Kristo yabayeho mu isi, yabayeho mu bumuntu, yaratubonye. Imana zo mu isi ntabwo zifite ibyo bintu. Uzikoraho ariko ntizagukoraho. Ibitambo barabikora bakabishyira imbere y'ibyo bigirwamana, ariko ntizinabashe kugenda ngo zize zikore ku gitambo bazitambiye. Niyo mpamvu ibyo bitambo bavuga, Imana ivuga ngo ibitambirwa abadayimoni, ntabwo bitambirwa Imana. Kuko abadayimoni nta kintu bazi, ntacyo bazi, ntabwo babasha kubona ubuzima. Ariko Imana yacu ifite ubuzima. Rero ubuzima buhoraho ni ibigize ubumana bizima bituma ibaho, kandi hari Imana imwe gusa.
kugeza ubu yabigaragaje, yarabigaragaje muri Yesu Kristo. Urabibona mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa gatatu, ngo ibyahozeho mbere na mbere twumvise, twabonesheje amaso yacu, kandi amaso yacu akayibona tukanabikoraho. Ubuzima bwaragaragajwe, nabibabwiye. Mbega ubuzima bwarerekanywe kandi twarabubonye, ndetse duhamya ubwo buzima buhoraho bwari kumwe na Data, tukabugaragarizwa. Uri kumva icyo Yohana ari kutubwira hano? Ari kutubwira inkuru yadusangije muri Yohana igice cya mbere. Ni inkuru itangaje y'ijambo ry'Imana. Ubuzima bwaragaragajwe kandi twarabubonye. Biratangaje kandi turabibereka, bwari kumwe na Data. Itegereza ibihe bari kuvugamo. Ubuzima buhoraho bwahoranye na Data, bwari kumwe na Data, turabugaragarizwa. Reka mbereke iyo nkuru. Ubuzima twarabugaragarijwe kandi turabubereka. Ubwo buzima buhoraho bwari kumwe na Data kandi tukabugaragarizwa. Yari ahari aratugaragarizwa. Yohana igice cya mbere, mbere na mbere hariho Jambo, kandi Jambo yari kumwe n'Imana, kandi Jambo uwo nguwo nawe yari Imana. Kuki atubwira ngo ijambo yari kumwe n'Imana? Kuko yahoranye na Data, none akaba yaragiye kuza akava aho ngaho akaba umuntu. Yari Imana ariko ahinduka umuntu. Uri kubibona noneho? Ari kukubwira uwo Yesu ari we. Mbere na mbere hariho Jambo, kandi Jambo yari kumwe n'Imana, kandi Jambo wo yari Imana. Reba umurongo ukurikiye. Uwo nguwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Mbere na mbere yari ahari. Ni ukuvuga ngo yabanjirije itangiriro. Urabibona? Urabona ko rero Yesu yabanjirije itangiriro. Ibintu byose byaremwe nawe, kandi mu byaremwe byose nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Aha ntabwo aratubwira ijambo uwo ari we, ari kutubwira ijambo. Aratubwira ko amwita ijambo. Ibintu byose byaremwe n'ijambo, kandi nta jambo, nta kintu cyaremwe na kimwe mu byaremwe byose. Biratangaje. Reba umurongo wa 4. Umurongo wa 4 urakomeye cyane. Ngo muri we arimo ubuzima, kandi ubwo buzima bwari umucyo w'abantu. Muri we harimo ubuzima, umwuzuro w'ubumana wari uri muri we. Muri we harimo ubuzima, kandi ubwo buzima bwari umucyo w'abantu. Umurongo wa 5. Kandi umucyo wamuritse mu mwijima, umwijima ntuwumenye. Mu kanya uraza gusobanukirwa ibyo yavuze. Hano yakubwira ngo nta muntu n'umwe Imana yatuma. No, ahangaha ijambo rero riratubwira ngo hari umuntu Imana yatumye kandi yitwaga Yohana. Yaratumwe avuye ku Mana.
si imana yigeze ihinduka. Imana iracyatuma abantu uyu munsi. Niba utari ubizi, njye ndabizi ko imana yanyohereje, ndabizi ko imana yantumye, ndabizi ko imana yantumye, ni ukuri. Kuko ibi bintu byose ndi gukora ntabwo mbikoreshwa n'imbaraga zanjye cyangwa njye ubwanjye, oya. Ni ibintu mbabwira, ibintu ndi kubasangiza ntabwo ari ibintu nize nkasoma cyangwa ubumenyi, oya. Ni umurimo we, ni umurimo we uba ukorera muri njye, biri gutuma ubwo bumenyi n'ayo makuru bibazaho kugira ngo umumenye we w'ukuri. Hari umugabo watumwe avuye ku Mana yitwa Yohana, uwo yaje guhamya. Ndagira ngo mukurikire iki gice hano, ni Yohana igice cya mbere umurongo wa 7. Uwo yaje aje guhamiriza umucyo kugira ngo abantu bose binyuze muri we bizere. Ntabwo ari we yari uwo mucyo, ntabwo yari uwo mucyo, ahubwo yohereje kugira ngo ahamye iby'uwo mucyo. Ngo uwo niwe mucyo nyakuri, kandi uwo mucyo niwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Iki cyanditswe iyo ugisomye ugasobanukirwa mu nyandiko z'umwimerere z'ikigereki, usobanukirwa ko impamvu byasemuwe gutya n'ikibazo cyabaye muri ubu busemuro. Umuntu wasemuye hano yirengagije icyo bishatse kuvuga nyakuri. Ntago hano ari byo bivuga, ariko bivuga mu nyandiko z'umwimerere, kuko hano birengagije icyo bashakaga kuvuga. Hano baravuze ngo uwo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi amurikira umuntu wese. Aravuga ngo abantu baza akabamurikira. Ntabwo aribyo hano ari kuvuga, ari kwirengagiza ibyo bashakaga kuvuga. Ngiye kubibasomera, kadusomere dusubire ku murongo wa 7. Uwo Yohana yaje guhamiriza umucyo kugira ngo abantu bose binyuze muri we bizere. Icyakora uwo si we uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Kubera iki? Reba, uwo niwe wari umucyo nyakuri umurikira umuntu wese. Ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi. Mu Kinyarwanda aho byanditse neza, ari kukubwira, nakubwira Yesu. Yohana yoherejwe gutanga ubuhamya ku bw'uwo mucyo wari ugiye kuza mu isi. Uravuga ngo ibyo ni ibiki? Kubera iki se? Kadusome mu busemuro bw'icyongereza bwitwa RSV, iyo babisubiyemo. Umucyo umurikira abantu nyakuri wari ugiye kuza mu isi. Ku murongo wa 9, byibura hari umuntu wemeranya na Pastor Chris, ubu noneho umeze neza. Kadusome kuva ku murongo wa 7, ngo yaje guhamya. Umurongo wa 7, ngo yaje guhamya iby'uwo mucyo ngo abutume bose bizera. Icyakora wose we uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Ijambo ry'Imana ryari kumwe n'Imana, ariko ryari rigiye kuza. Ijambo ry'ubuhanuzi ryahawe Yohana yuko azamenyesha abantu bose ibye,
agahamiriza uyu mucyo ugiye kuza mu isi. Wibuke ko ari we wahishuriye abantu uwo Yesu yari we. Urabyibuka mu mubatizo we. Umucyo nyakuri umurikira abantu bose wari ugiye kuza mu isi. Dusubiye aho ngaho muri King James, uwo niwe mucyo nyakuri umurikira abantu bose. Uri kubyumva noneho, nongera rero kubisoma, uzajye uhita ubyandika aho ngaho ubibone. Umurongo wa 10, aho ngaho uhita ubyandika. Umurongo wa 10, yari mu isi, yari mu isi kandi niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yari mu isi, niwe wayiremye. Indesi ijambo ry'Imana itubwiye ngo ibintu byose byaremwe n'ijambo. Ijambo ryari mu isi yaremye, ryaremye, ariko ntibigeze bamumenya. Uwo jambo ntibari bamuzi. yari ari mu isi, isi niwe wayiremye, ariko ntiyari imuzi. Ni nko gufite Bibiliya yawe, Bibiliya ikajya ivuga kuri wowe, ikavuga ku Mana, ikavuga ahazaza hawe n'ahahise. Ibintu byose biri muri icyo gitabo, ukayiryamira ukayiryamaho, ariko utazi ibiri muri Bibiliya. Ibintu byose ku buzima bwawe biri muri icyo gitabo. Tekereje utangiye gusoma icyo gitabo kugira ngo usobanukirwe ibyo akuvugaho. Tekereza ubuzima wabaho, iri joro urabimenya. Tuzi yari ari mu isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. None byagenze bite? Yaje mube. Ibya mbere n'icya kabiri ntabwo ari cyo. Yari mu isi, yavugaga wa Kristo wabanje kuba umuntu. Yari atarabambara umubiri, yitwaga ijambo, ariko abantu ntibari bamuzi. Dusoma mu Itangiriro, ubona ukuntu abantu bahunze Imana bakajya mu bigirwamana, bakayibagirwa imyaka myinshi. Ariko yahoze mu isi, isi yararemwe nawe, ariko isi ntimumenye. Aza rero mu bye. Iri jambo hano ry'ikigereki hangaha yaje ku bantu be, yaje mu gihugu cye, mu bye, abe ntibamwakira, ntibamwemera. Yaje mu bye, urabibona? Yaje mu bye iwe, ariko abantu be ntibamwemera, ntibamwakiriye. Yaje iwe, yaje mu gihugu cye, cyangwa yaje iwe, ariko abe ntibamwakira. Umurongo wa 12, ariko be abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo abizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana, yabahaye uburenganzira bwo kuba abana b'Imana, abo bizera izina rye. Abo ngabo
ntibabyawe n'amaraso. Iyo uvutse ubwa kabiri ntabwo ari ukuvuka kumwe nko kubyarwa n'umubyeyi wawe, ntabwo ari ukubyarwa n'ubushake bw'umubiri. rero rimwe na rimwe ushobora kugira ababyeyi bakubwira ngo twebwe twifuzaga kugarukira ku bana babiri gusa, noneho tubona nawe waje uri uwa gatatu, ntabwo twari twaguteganyije. ushobora kumva uguwe nabi, ukamara imyaka ujyana uwo mubabaro. rwose ngewe ababyeyi banjye ntibampisemo, ntibaneganyirije, ni nayo mpamvu ubuzima bwanjye bumeze gutya. wigira ikibazo nubwo uri muri Kristo, arakubwira ngo ntabwo babyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. ubutaha Satani naza akubwira ngo uri impanuka, oya, ntabwo nari impanuka ku Mana. namaze kuza, ndi hano, ntabwo ndi impanuka ku Mana. haleluya. ubu uri hano, Imana ihabwe icyubahiro. ntabwo babyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa ubushake bw'amaraso, ahubwo babyawe n'Imana. uyu murongo wa 14 ntukawibagirwe. uri kubibona? ijambo twavugaga ryahoranye n'Imana, uribuka? ari kumwe n'Imana. ubwo buzima buhoraho bwahoranye na Data twarabugaragarijwe. ijambo yahindutse umuntu, niyo mpamvu naho niho Yesu yaturutse. ijambo yahindutse umuntu. ese Mariya yasamye gute? marayika yamubwiye ijambo araryizera. amagambo marayika yamubwiye niyo yahindutse Yesu. ijambo ry'Imana Mariya yahawe akaryizera ryabaye umwana. ko niko ijambo ry'Imana rishobora kuguha umutima mushya. ijambo ry'Imana rishobora kuguha ijisho rishya. iryo jambo ryizanye rirakwinjiramo, ribyara icyo rivuga, rikubyarira icyo ukeneye mu buzima bwawe. twongere dusome. ijambo ryahindutse umubiri kandi ritura muri twe, kandi twabonye ubwiza bwe nk'ubwiza bw'umwana w'ikinege wa se, wuzuye ubuntu n'ukuri. ibi biratangaje. rero gukiranuka ni ugukora inyuma k'ubuzima buhoraho. gukiranuka ni ugukorera inyuma k'ubuzima buhoraho, kuko ufite kamere y'Imana, ufite ubuzima bw'Imana. Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 4. reka urebe. imbaraga z'ubumana bwayo zaduhaye, ntabwo ari isezerano, ntabwo aravuga ngo zizaduha, azenga azaduha tumenya ko ari mu hazaza, ariko aravuga ngo yarabikoze. yaduhaye ibintu byose bizana ubuzima no kubaha Imana, ibintu byose nkeneye mu buzima bwanjye. ibi niba utamuzi, nkuko ndi kugusangiza ijambo ry'Imana, ntabwo wakwinjira muri uwo mudendezo, muri uwo mugisha, muri ubwo buzima bw'ubwiza. aranabigusobanurira binyuze mu kumenya waduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso nziza. waduhamagariye mu kuba mu bwiza. yaduhamagariye, ntabwo yabiduhamagarishije, ahubwo yabiduhamagayemo. muri King James yaduhamagaye kuba mu bwiza no mu ngeso nziza. iyo ni Bibiliya yanjye, ntabwo nkurikira ngewe ibyo banditse gusa, njya kuri Bibiliya y'umwimerere, aho abasemuzi basemuye.
bakuye ibyo basemuye, kuko bashaka kumenya impamvu babisemuye, impamvu babisemuye, kugira ngo twese tubimenyere hamwe. Kuko niba hari ubusemuro butandukanye uribaza se ubwa nyabwo ni ubuki, ariko ko bose basemura bakuye mu kigereki, njya mu kigereki, reka tugende turebe, kuko abasemuzi ndabumva. Abasemuzi badafite umwuka wera baba basemura kuko bize gusa, urumva itandukaniro. Ariko umusemuzi ufite umwuka wera batandukanye. Hari ubusemuro bwa Bibiliya bumwe na bumwe bwakoze bashaka kubona amafaranga, bashaka kwikorera ubucuruzi, ntabwo rero wabarenganya ku byo bakoze. Ni ingenzi rero ko utega amatwi umuntu uzi ukuri, uri kukubwiza ukuri. Yaduhamagariye kuba mu bwiza no mu ngeso nziza. Bivuze iki? Yaduhamagariye kubaho mu guhebuza n'ubwiza. Ibi biratangaje. nta mugabo wo muri Afurika y'Epfo wari uri hano ejo, ari hehe? Ni ukuri icyo ndi kukubwira ko Imana yaguhamagariye kubaho mu bwiza no guhebuza. Yego, uzabona ibizaba mu buzima bwawe kuva uyu munsi, uzatangara. Yes, mukomeze muduhamagare aho muherereye hose, tubwire ibyo Imana yabakoreye, kuko turabo Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Yesu Kristo, ikayitugenera kugira ngo tuyigenderemo, tugendere mu ntambwe yaduteguriye mbere, tubeho ubuzima bwiza yaduteguriye, ikabutunganya ngo tubeho. Aho ni mu Befeso ibice 2:10. Wabibonye? Ubuzima bwawe yarabuteguye mbere y'igihe. Ubuzima bwawe yarabuteguye mbere y'igihe. Yateguye inzira y'ubuzima ugomba kunyuramo. Ikibazo, abantu ntabwo bari mu nzira Imana yabateganyirije, baba bari guca mu zindi nzira zihabanye n'iz'Imana yabateganyirije. Noneho inzira bari gucamo ukabona harimo gutsindwa, harimo gukena. Bagomba gukora iki? Niba wari uri mu muhanda ukagenda uri kure, ukamenya ko iyo nzira atari yo, uhita uhindukira ukagaruka. Ntabwo ngo ntacyo, reka nkomeze aho ngera naho. Ibyo ntabwo ari byo. None iyo uzi ko iyo nzira urimo ntabwo ari yo, hagarara uhindukire usubire inyuma. Dore ubuzima Imana yaguhamagariye, ukanyura mu nzira Imana yateguye mbere, kuko wavukiye gukora imirimo myiza Imana yateganyije. Hari imirimo Imana yapanze ko ugomba gukora. Hari abantu Imana yapanze ko ari wowe ugomba kubafasha, ariko ahari wabona ari wowe uri gushakisha ubufasha ahantu runaka. Nyamara Imana yapanze ko uzafasha abandi, ni wowe ufasha abantu, uri ukomeza abandi. Urabibona? Ni wowe guheza abandi imbaraga, ariko uri ku nzira mbi uzaba uri gushaka ugukomeza. Hari abantu ibihumbi n'ibihumbi ku isi bari ku muhanda, ku nzira itagira hirya. Mbega urugendo rubi, mbega urugendo. Abo ni babandi baba bareba abantu, banza abantu amaso, bareba za guverinoma ngo zibafashe. Ariko ushobora kugira ubuzima burenze ibyo, ushobora kuba umunyamumaro. Imana yakohereje nk'igisubizo ku marira y'abandi, byizere. Reka mbereke ibindi. Petero wa mbere ibice 2, Petero wa mbere ibice 2, kamasomero umurongo wa 9, amplified. Ariko muri ubwoko bwatoranijwe, ubwo ishyanga ryatoranijwe, ubutambyi, ubwami bw'abatambyi. Ntabwo ndi umutambyi usanzwe,
ngende umutambyi w'ibwami. iyo ngira umwanya ngo ibyo mbibasobanurire birakomeye cyane. turi ishyanga ryatoranijwe, abantu b'umwihariko badasanzwe Imana ubwayo yaguze cyangwa yaronse. ugeze wumva abakristo bavuga ngo njyewe ntabwo nsanzwe. ntabwo usanzwe, yego urabashana uri udasanzwe. baravuga ngo barasanzwe kubera yuko batazi icyo Bibiliya ivuga, bakavuga ibyo Imana yababariye. njye sindi kuvuga ko ndi umuntu udasanzwe. ugomba kuvuga ko udasanzwe kubera ko kuko ntusanzwe. haleluya. njyewe ndabimenya iyo abantu bavuga ngo bari kuvuga ko badasanzwe, baba bihuta bagerageza guhatana n'undi, bihuta. badashaka ko bisi basiga, badashaka ko gari ya moshi basiga. ntago njye wanyirukansa, oya. nkiri n'umwana muto, nkiri ingimbi, ntago wabashaka kunyirukansa. niba igenda nigende nta kibazo, ntago najye ngiye kwihuta kuko nari nzi ko njye ndi umwami, ndi uw'ibwami. muri abatambyi b'ubwami, aho niho muba. Yesu yabigize atyo, uri uw'ibwami. ariko umuntu watorejwe ubwami niwe wenyine wagutoza kuba umwami. yego, abadasobanukiwe ibyo tuvuga bashobora no kutuvuga nabi ngo Pastor Chris urabona ngo aba yirata. ntago mbyitayeho, ntago bazi ijambo, niyo mpamvu ntago ngiye ntega amatwi abamvuga. ibyo narabirenze cyane kera, narabirenze kera cyane. ugomba kwitega ko bari bukuvuge, ugomba kuba ubyiteze. ugomba kwitega ko abantu bakwanga kuko batakuzi. urabyumva? baba bibwira ko bakuzi. umuntu ukuzi neza azagukunda. ni gute batakunda umuntu Imana ikunda se? impamvu yonyine batagukunda nuko batakuzi. rero icyo gihe urabababarira kutamenya kwabo. Imana ihabwe icyubahiro. ni gute utakunda Pastor Chris? ni gute utakunda Pastor Chris? n'abana batoya bakunda Pastor Chris. Imana ishimwe. yego, njye nkunda abandi. kubera iki? babona ko ari ibiremwa by'Imana. wabonye n'ibisimba biba bisa nabi cyane ukaba wabihunga, gutekereza bya kimuntu. akibonye ko Imana yarabiremye kandi izi ko impamvu yabiremye gutyo, urabireba ukabikunda. birabisobanukiwe. ariko ntibivuze ngo nemerera imbeba n'utundi dusimba kuza ngo byose bikinjira. ntago nshaka kubana n'ibisimba, oya, ntago bishoboka. cyangwa se ibinyenzi, oya, simbishaka. byohereza ku wabyohereje. ndumva nizere ko mubisobanukiwe. ntabwo nshaka ko mutabyumva. ejo ugatangira kumva
ibintu bibi bizi iwawe mu rugo pasita ukabyakira. Pasita keza ati pasita wavuze ngo niba ari inzoka urabizi icyo ugomba gukora, uzi icyo ugomba gukora. Hari ahantu nabaga umunsi umwe wari afite itegeko ngo niba inzoka ije mu rugo rwawe ngo we gumaho maze uhamagare, ngo bahamagare ngo umuntu aza gufate ayifate ayijyana. Ndavuga ngo ibyo si iwanjye. Ntabwo byatinze inzoka imwe iraza itangira kuzamura umutwe, we waje ahantu hatari byo, agenda ndayikubita. Yego, ndavuga ngo yego buri nzoka ntabwo igira ubumara, ariko se kuki ubanza kumenya niba wamenya ko ifite ikibazo? Ni nyinshi inzoka, zifite amoko menshi. ntacyo iwawe uzahamagare baze bayifate, baze bayagufatire bayijyane uri ku ruhande. Oya, njye nyitegetse kugenda ntigende nayitera umugeri. Ibyo ndi kukubwira ni ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Uri kunyumva? Kuko Imana yaduhamagariye ubwiza n'ingeso nziza. Waguzwe amaraso ya Yesu, uri umuntu udasanzwe, kugira ngo werekane imirimo itangaje, kugira ngo imirimo yaguhamagara akukuye mu mwijima akakuzana mu mucyo utangaje. Ibi wahamagariwe kugaragaza ingeso nziza no gutungana bya Kristo. Vuga uti ubu nibwo buzima bwanjye, kuva uyu munsi nzagaragaza imirimo itangaje ya Kristo, ndetse nerekane ingeso nziza no gutungana by'uwampamagaye akankura mu mwijima akanzana mu mucyo utangaje. Vuga uti ubu nibwo buzima bwanjye. Hallelujah. Ntusobanukiwe, yaguhaye ubuzima buhoraho, ufite kamere y'ubumana mbere muri wowe. Yohana ibice 5 umurongo wa 11. Umurongo wa 11, kandi ubu nibwo buhamya Imana yaduhaye ubuzima buhoraho. Ubwo buzima nabasobanuriye, nakubwiye Imana yaduhaye, ntabwo ari kuvuga ngo izabuduha, ngo izabuduha nituyinezeza. Niba warakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ubwo nibwo buzima yaguhaye. Iki ni cyo gihamya ko Imana yaduhaye ubuzima buhoraho, kandi ubuzima bwayo buri mu mwana wayo. Nta handi wabukura, ntabwo wabukura mu idini, ntabwo wabukura mu bimenyi bw'isi, ntabwo wabukura no mu kutamenya. Buri mu mwana w'Imana Yesu Kristo wenyine. Reba umurongo wa 12, ufite uwo mwana afite ubuzima, afite ubuzima. Ntabwo ari kuvuga ngo azagira ubuzima. Niba ufite uwo mwana w'Imana muri wowe, ufite ubwo buzima. Niba umufite, ufite ubuzima. Kandi udafite uwo mwana nta buzima afite.
kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje dufite gusobanukirwa ab'isi badafite, kuko turi muri we w'ukuri. Uri muri Kristo aba ari icyaremwe gishya mu mwana wayo. Iyi niyo Mana y'ukuri, ikaba n'ubuzima buhoraho. Yaduhaye gusobanukirwa bikomeza kugira ngo turusheho gusobanukirwa no kumumenya wa undi w'ukuri, ko turi muri we w'ukuri mu mwana wayo Yesu Kristo Mesiya. Uyu muntu, uyu nguyu niwe Mana y'ukuri, akaba n'ubuzima buhoraho. Uri kunyumva? Niwe Mana y'ukuri kandi yaduhaye ubuzima. Uzi ibyo ugomba gukora. Niba ufite ibimenyetso by'uburwayi mu mubiri wawe, urategeka ngo wa mubiri we ndagutegetse kuba muzima, bigahita uba muzima. Ariko abantu benshi kuko badasobanukiwe ibi ngibi, iyo bafite ibimenyetso by'uburwayi, icya mbere bakora ni ukwirukira kwa muganga, bakajya kwifashisha ukuboko k'umubiri. Ndashaka kujya kwisuzumisha, ngiye kwisuzumisha. Kwisuzumisha iki? Kwisuzumisha n'ubundi n'isuzumisha hari icyo bazakubonamo. Kuki bumva se bategura ibintu byose bakoresha bagusuzuma? Ukeka ko babikora ngo bagufashe? Ni ubucuruzi. Ni ubucuruzi. Gukira barakwirukanye kera cyane. Ntabwo ari kubikora kugira ngo ukire umere neza. Ubuvuzi bwinshi bwo kwa muganga ni ukugira ngo uhore ujyayo kwivuza. Ni imiti yo guhora urwaye ubuzima bwose, ukaba utigera uvayo. Bakaba bari kukuvura. Ujya ubaza muganga ngo ni ryari nzamera neza, ni ryari nzahagarika gukara? Arakubwira ntabwo uzayivaho. Niyo ubuzima bwose uba uri umukiriya wabo mushya. Nibyo gusa. nibo ubwabo baba banaguteje ubwo burwayi maze bakakugumishayo. Bashobora kutifuza ko wumva bino bintu mbikubwira, ariko ndakubwira ukuri. Ndibuka ko imyaka myinshi kera abantu bo mu miti nibo bajyaga bateza leta kurwanya, nibo babwiraga leta kurwanya abantu bakurikira bino biterane ku mateleviziyo, kubera ko baravugaga ngo nibahagarika izi gahunda z'ibitangaza zo kuzica kuri televiziyo, abantu bazajya babirwanya, bazabura abakiriya. Ntabwo twari tuzi ko aribo babiteraga. Kavuga ngo wenda ni abantu muri leta batagukunda. Oya, nibo bakoreshaga abandi bantu bakajya kwandika ibirego, bagashyiraho abakozi ba leta, maze bakahamagara ngo izo gahunda z'ibiterane n'ibitangaza zo kuri televiziyo bazikureho. Nyamara icyo batari bazi, ubwo bakoraga ibyo, Imana yagiye gufungura imiyoboro hirya no hino ku isi, kandi nibyo byabaye. Ntabwo Imana wayirusha ubwenge. Niba ari ikintu kiva ku Mana ntabwo wagihagarika. Ari ikintu kiva ku Mana ntabwo wagihagarika. Kandi benshi muri abo bantu bateye ibyo bibazo bararwaye cyane, bararembye cyane.
ibintu byari kubakiza nibyo bari barimo bakura kuri televiziyo. Ijambo ry'Imana ryagombaga kumvikana. Icyo gihe ibibi biriyongera. Mu mijyi habamo ibibazo byinshi, habaho ibibazo by'urugomo, by'ibibi mu mijyi, kandi urwo rubyiruko rwari rurimo rurazirikana. Iyo tubwiriza ubutumwa bwiza, ntabwo bivuze ko abantu bose bazemera Kristo bakaba Kristo, ariko benshi bazatinya Imana, kubera ko tuba tubazanira kubaho kw'Imana, tubamenyesha ukuri kw'Imana, ku buryo niyo abantu bataba abakristo byibura bazatinya Imana. Bizagabanya ibikorwa by'urugomo n'ibyaha, ariko abantu benshi ntibabizi, bakagira amashyari, barwanya abandi babwiriza kuri televiziyo, bakagira ngo turi kugerageza gukusanya abantu gusa. Oya, ntabwo aricyo tuba dukora. Twebwe tuba tubwiriza icyo Imana yatutumye kubwiriza, kugira ngo dufashe abantu bakira ijambo ryayo. Ibyo ni ingenzi, ariko ni umugisha kuri buri mujyi, bihesha umugisha buri gihugu, kandi buri muyobozi w'umunyabwenge w'igihugu, w'umujyi cyangwa wa leta runaka, w'agace runaka cyangwa ikigo runaka, azateza imbere kubwiriza ubutumwa bwiza mu gihugu cye. Bizazana imigisha idasanzwe mu gice uyobora, mu mujyi wawe, mu gihugu cyawe, mu muryango wawe, nawe ubwawe bizakuzanira umugisha. Imana yaravuze iti, abanyubaha nzabubaha, ariko abansuzugura bazateshwa agaciro. Bivuze ko bazibagirana mu gihe gito. Ibintu byose bakoze bizajugunywa hasi, noneho umunsi umwe bajya imbere y'Imana kwiregura, biregure kubw'ubuzima babayeho no kubw'ibintu bakoze, bakanavuga barwanya izina ry'Imana. Ubuzima ntabwo burangirira kuri iyi si. Oya, iyo umuntu apfuye, ubuzima bwe ntabwo buba burangiye, aba avuye mu mubiri we gusa, akajya kubona noneho Imana noneho nyakuri, iby'umwuka nyabyo. Ibyo ntukabyibagirwe. Iyi niyo mpamvu dusengera ibihugu, tugasengera abayobozi, kugira ngo Imana ibayobore, ibahe umugisha, kuko rimwe na rimwe bamwe ibintu ntibaba babizi. Babimenya batese, bahuze, kandi benshi bakabuzwa no kureba ibintu. Benshi bafite n'umwanya wo gusoma Bibiliya, bazamenya gute ibirimo imbere se? N'abakristo muri bo bazabimenya gute? Hari umuntu uba ugomba kubafasha, hari umuntu uba ugomba kubafasha. Niyo mpamvu ndi kubafasha ubu ngubu, niyo mpamvu ndi kubafasha. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Uracyari hano? Ubuzima yaguhaye ni ubuzima bwayo bwo gukiranuka. Niyo mpamvu rero iyo ukijijwe uba uri icyaremwe gishya. Ibintu byose wakoze mbere y'uko uvuka ubwa kabiri ntabwo biba bikibaho. Uravuga uti gute? Kuko uba uri icyaremwe gishya, aguha ubuzima bushya iyo uje kuri we. Korinto ba kabiri ibice 5:17 haravuga hati, umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibintu byose bya kera biba bishize, kandi byose biba byahindutse bishya. Byose biba byahindutse bishya. Ubuzima bwawe buba bwahindutse bushya. Haleluya. Ubuzima bwawe buba bwahindutse bushya uri muri Kristo, uba uri icyaremwe gishya, ufite ubuzima bushya. Se mbibasobanurire, ntabwo ari ukubabarirwa. Reba tuvuga ufite urubanza mu rukiko, ati warekuwe kandi wahanaguweho icyaha, wakugize umwere, wagizwe umwere, nta cyaha kiba kikuriho. Avuze ngo yari umunyacyaha, noneho urubanza rukavuga ngo ni umwere.
ni gute waba umwere? yesu Niba Yesu yarafashe icyaha cyawe bivuze ko wari umunyacyaha nyine. Uri kunyumva? Niba Yesu yarafashe ibyaha byawe bivuze ko wari umunyacyaha nyine, uri umunyacyaha. Ariko ntabwo turi kuvuga Yesu apfa kwikorera ibyaha byawe. Yikoreye ibyaha byawe mbere y'uko apfa ku musaraba, niwe yabyikoreye. Arapfa ku musaraba kugira ngo yishyurire ibyaha byawe. Ajya ikuzimu kubera ko wagombaga kujya ikuzimu. Yagiye ikuzimu. Nuko ikuzimu asoza ibyo amategeko yasabaga byose. Ku munsi wa gatatu Bibiliya iravuga iti Imana yamuzuye mu bapfuye. Azuka mu bapfuye aravuga ngo uyu munsi uri umwana wanjye ndakubyaye. Uwo ni wo munsi Yesu yavutse bwa kabiri. Yazukanye ubuzima bushya. Ubukristo ntabwo butangirira ku musaraba. Ubukristo butangirira ku kuzuka kwa Yesu. Abaroma ibice 10 umurongo wa 9. Reba agakiza kawe. Kaduhere ku murongo wa 8. Niki havuga? Habanga ijambo riri imbere yawe, riri mu kanwa kawe, ntabwo ari Imana yamwishe ku musaraba cyangwa yapfiriye ku musaraba. Niwizera ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ubukristo butangirira ku muzuko, kandi kubera ko bwatangiriye ku muzuko, uvuza mu bukristo ufite ubuzima bushya, ubuzima bwo kuzuka bwa Yesu Kristo, ntabwo ari ubuzima bw'urupfu. Kandi abamwizera, uko niko uhinduka umukristo. Urupfu rwe yapfuye ku musaraba ntabwo yapfiraga abakristo, yapfiraga isi yose. Uyu niwe mwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ntabwo ari ibyaha by'abakristo, ni ibyaha by'abari mu isi. Yapfiriye abantu bose. Abakorino ba kabiri ibice 5. Reka duhere ku murongo wa 19. Reka turebe ubusemuro bwa NIV. Imana yiyunze n'abari mu isi muri Kristo, ntiyababaraho ibyaha byabo. Ntiyabazeho ibyaha byabo kubera ko Yesu yari kuri uwo musaraba ku bwa buri wese. Ntabwo rero yababazeho ibyaha byabo. Ntabwo ibyo ngibyo bivuge ari kimwe no gukurwaho ibyaha no kugira umwere. Ibyaha byabo byashyizwe kuri Yesu. Ngo 18, ibyavuye ku Mana yatwiyunzeho muri Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ko Imana yungaga n'abari mu isi muri Kristo ntibabareho ibyaha byabo, natwe ikaba yaradushinze umurimo wo kuyunga n'abandi. Iyo uvutse ubwa kabiri uba ufite ubuzima bushya. Niyo mpamvu wakuweho ibyaha. Uba ufite ubuzima bw'aho umuntu utigeze ubaho mbere. Iyo umuntu wese ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, byose biba bihindutse bushya, kandi ibyo byose bishya ni iby'Imana. Ku murongo wa 18 yakubwiye byose. Murongo wa 17, bya kera bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Noneho 18 akubwira ngo ibyo byose biva ku Mana. Ibi byose byahindutse bishya biba ari iby'Imana. Umurimo wa Satani ntabwo uri mu buzima bwawe.
ibintu byose bive kuri wowe ni iby'Imana ubu ngubu. Ibintu byose birebana nawe ubu ni iby'Imana. Niyo mpamvu kubera kuri icyaremwe gishya wagize umwere, wagizwe umwere, uri umwere, nta cyaha ufite, uri umuntu mushya, wavutse bushya. None se ko ndi umukristo nkoze icyaha ku Mana? Nyuma yo kuri umukristo ukoze ikintu kibi, akubwira icyo ugomba gukora. Yohana wa mbere igice cya kabiri umurongo wa mbere. Ati bana bato ndabandikiye kugira ngo mudakora icyaha. Ndabandikiye kugira ngo mudakora icyaha. Ariko niba, ntabwo yavuze ngo igihe uzakora icyaha, nibibaho, kuko ntabwo ari itegeko gukora icyaha. Urabibona? Niba hari ukoze icyaha, dufite umurengezi w'ibyaha byacu, kandi si twebwe gusa, ahubwo ni n'ibyaha by'ab'isi bose. Ntabwo watura ibyaha igihe cyose. Niba hari ikintu kibi wakoze, nicyo umubwira. Ntabwo ari buri munsi uba ushakisha ibyaha wakoze. Ntabwo uba ugomba gukora ibyaha buri munsi. Wari ubizi ko ati bana banjye batoya, hari inzego zitandukanye. Ugera ku rwego mu buzima bwawe aho udakora icyaha. Ni umukiranutsi kandi arakubabarira. Akwezaho na bya bindi utabona no gukiranirwa utazi wowe, kuko rimwe na rimwe n'igihe ukora ibintu ukaba utazi ko wabikoze, ako kanya birikora. Akwezaho gukiranirwa kose. Mbega ubuzima yaduhaye! Witeguye kubaho ubwo buzima? Witeguye kububaho? Witeguye kuba umutsinzi? Byandike. Ubuzima gukiranuka, uburenganzira, hari uburenganzira, hari ubunyakuri, hari no gutsindishirizwa cyangwa kwemerwa. Umvishe ibyo nakubwiye? Uburenganzira buguhereza, gukiranuka kuguhereza uburenganzira. Uburenganzira yuko ufite imbaraga n'ububasha. Imbaraga zirahari ku bwawe, wahawe imbaraga. Uburenganzira, ufite imbaraga. Ngomba kumenya ibyo bintu ubasha gukora. Aguha uburenganzira. Ufite uburenganzira bwo kugira amagara y'ubumana. Ntabwo ari kurwara ukira, urwaragurika wongera ukira. Ngo bararwara ngo bagakira, ngo bakongera bakarwara bagakira. None se uzahagarika kurwara ryari? Navuga ngo ese ibyo birashoboka? Yego, birashoboka cyane. Gukira ni umutsima w'abana, ntabwo ari uw'abakuru, ntabwo ari ibyo kurya by'abakuru. Iyo ukuze muri Kristo, ntabwo ugenda ngo bagusengere ukire. Yego, nukenera gukira ubikore, biraba, wabifata, nta kibazo. Ariko amagara mazima, wowe nibyo aguha, amagara y'ubumana. Yohana wa gatatu igice cya mbere umurongo wa kabiri,
ati mukundwa, ndifuza yuko utera imbere muri byose kandi ukagubwa neza ukagira n'amagara mazima nk'uko ubugingo bwawe buguwe neza. Ba mu magara mazima, uwo ni wo mugabane wawe. Ba mu magara mazima. Nanze kurwara, mbaho mu magara mazima mu izina rya Yesu Kristo. Muri buri karemangingo kangize, muri buri gufwa ry'umubiri wanjye, ntukemere ibintu byose biteza ibibazo amagara yawe. Ntukemere. Yesu yari ameze ate? Ese yari ameze ate? Ese Yesu yahoraga arwara akira, arwaragurika akira? Oya. Ese nuko Yesu yari ameze? Oya. Oya. Inshuro igihumbi oya. Nawe rero usangizwa kamere ye y'ubumana. Niko muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 4 hatubwira, wasangijwe kamere y'ubumana, urimo uragira uruhare mu mikorere y'ubumana. Ibyo ni kuvuga, uri kubyumva? Ubwo nibwo bukristo. Gukiranuka rero kuguhereza uburenganzira. Uburenganzira bwawe ni ubuhe? Uguhereza ubunyakuri. Twebwe rero tuba tureba kuba ufite ubunyakuri bw'Imana ukabasha gukora ibikwiriye. Aguhereza no kuba utsindishirijwe, uhagarara mu kubaho kw'Imana nta kwicira urubanza, nta kikurega, nta kumva wisuzuguye cyangwa utsinzwe. N'abadayimoni ukabahagarara imbere nabo wemye. Bashobora kuba bari kuvuga ibintu by'amafuti, ntukabumve. Bakaba bagiye kwirukana abadayimoni, abadayimoni bakababwira ibintu bakabyemera. Yesu yaravuze ngo iyo Satani avuga ababeshya. None se ni iki Satani yakubwira cy'ukuri? Ntugatega amatwi Satani, ujye utega amatwi Imana. Ujye utega amatwi Imana, ntugatega amatwi Satani. Vuga ngo nuzuye ubuzima mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Nuntega amatwi ibyumweru bike gusa, ntuzongera kuba uko wari umeze. Ndabizi. Nutega amatwi ibyumweru bike gusa, ukajya kuri PCDL ukabona ubutumwa ukabutega amatwi. Nutega amatwi bihagije, uzabaho ubuzima butandukanye rwose n'ubwo wari ufite. Ngenda kubwiza ukuri, kubwira nkomeje. Ni ingenzi cyane. Ijambo ry'Imana riratwubaka. Ijambo ry'Imana riratwubaka. Nta kindi cyatwubaka. Tugomba kubakwa n'ijambo. Ikintu cyose kiriho kigumeza kubaho kubera ikintu cyakomotseho. Niba cyaravuye mu mazi, kigomba kuguma mu mazi kugira ngo gikomeze kibeho. Kikomeza kubaho mu mazi. Aho cyavuye hose kigomba kuba gicometse ku isoko yacyo. Rero ubwo wavutse ubwa kabiri, wabyawe n'ijambo ry'Imana, wabyawe n'imbuto itabora, ariyo jambo ry'Imana ribaho, rihoraho kandi rizima. Wavutse ubwa kabiri kubw'ijambo ry'Imana, ugomba kuguma uricometseho kugira ngo ubeho ubuzima bw'intsinzi. Aho niho kunesha kwawe guturuka. Aho niho ubwiza bwawe buri. Niho ubwiza bwawe buri. Ntukemere ikintu kitajyanye nabyo. Uri kumva ibyo ndi kukubwira? Aya magambo nuyumva azagira icyo akora ku mubiri wawe, ku bwenge bwawe, ku bitekerezo byawe. Ijambo ry'Imana rifite ubushobozi bwo kuguhindura kuva imbere bikagaragara inyuma. Buri seri yo mu maraso yawe. Nibyo Imana ikwifuriza. Nibyo ikwifuriza.
mwana w'intama w'Imana, mwana w'intama w'Imana, ni wowe ukomeye kuruta bose kandi uri umwami. Uratangaje. Mwana w'intama w'Imana wera, ni wowe ukomeye kuruta abandi bose kandi uri umwami. Umushumba mwiza, umutsima w'ubugingo buzima, uwa mbere ukaba n'uwa nyuma, uri inyenyeri yo mu ruturuturu, Mana isumba byose. Uri umwungeri mwiza, umutsima w'ubuzima, utanga ubuzima, uwa mbere ukaba n'uw'imperuka, inyenyeri yo mu ruturuturu, Imana isumba byose. Umwana w'intama w'Imana wera, urakomeye kandi uruta bose, uri umwami. Umwana w'intama w'igiciro, uratangaje. Umwana w'intama w'Imana, urakoze mwami. Aho uri hose, niba utarakira kano gakiza, ndaguhamagarira kukakira uyu mwanya. Akira Yesu Kristo mu mutima wawe, mu buzima bwawe. Akira buno buzima ndi kukubwira. Akira gukiranuka kwe. Uyu ni umwanya wawe. Uyu ni umwanya wawe. Vuga aya magambo, yasubiremo nyuma yawe, nge kandi ube uyakuye ku mutima wawe. Vuga uti, mwami Imana, nizeye Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Nizeye ko yapfuye ku musaraba kugira ngo akize ubugingo bwanjye. Nizeye ko Imana yamuzuye mu bapfuye, akaba ari muzima uyu munsi. Natuye n'akanwa kanjye ko Yesu Kristo wari umwami w'ubuzima bwanjye. Kuva uyu munsi, urakoze mwami kubwo kunkiza. Mu kwizera nakiriye ubuzima buhoraho mu mutima wanjye. Urakoze mwami, ndakijijwe,
mvutse ubwa kabiri, mfite ubuzima bushya ubu ngubu. Yesu Kristo ni umwami wanjye, aranyobora kuva uyu munsi. Data, mu izina rya Yesu nsengeye buri wese wasenze ririya sengesho, reka izina rya Yesu Kristo ribitirirwe. Satani ntacyo akibabaza ukundi, ubu bari mu bwami bwawe. Bahesheje umugisha w'ijambo ryawe n'urukundo rwawe, bahesheje umugisha w'umwuka wera, mu izina ry'umwami Yesu Kristo, amen. Turagushimye, ubu ngubu uri muri Kristo, ufite ubuzima bushya. Twifuza kuguha impano yitwa ngo ubwo wavutse ubwa kabiri. Ushobora kwiga ku bijyanye n'ubuzima wakiriye. Ushobora kumanura icyo gitabo kuri uriya murongo. Niba wifuza nuko tukiguha mu ntoki, waduhamagara tukabasha iki gitabo kukibona. Niba wakiriye agakiza unatumenyesho. Dore rero kuri iriya site wajyaho. Ndashima Imana ku bwawe, nigushimiye kandi ko ifatanyijwe natwe uyu munsi. Reka twakire bumwe mu buhamya. Niba wakiriye n'agakiza utubwire nawe. Dufite ubuhamya buvuye muri Qatar, bamusanzemo ikibazo cy'umutima, yari afite umutima utera nabi And while he was there, the palpitation stopped immediately. Glory to God. That's amazing. Hallelujah. Wonderful. Wonderful. Pastor, this is Arroyo from Panama. From Panama? Panama, yes, sir. Arroyo said, I suffer from crooked spine and bulging disc with limited movement, insomnia, and diabetes for over 6 years. I received my healing in my spine when Pastor Chris prayed for me. He said I couldn't bend over, but now I can, and the pain I had is no more. I can now pick up things, touch my toes. I'm healed. ngo babasha gukora ku bintu, agafata ibyo akeneye byose. John from the United Arab Emirates. He said, I'm John from UAE. The man of God, Pastor Chris, ministered to me on the screen. Even though I mistakenly mentioned the pain was in my left breast, the power of God, full of intelligence, went directly to my right breast. Ngo handi yashaka kugira yibeshye avugaho atararwaye, ariko n'ubundi imbaraga z'Imana zagiye. Pastor, you need to hear this. This is from Nabila. N'uwitwa Nabila wo muri Pakistan. Nawe utubwire ubuhamya bwawe, waduhamagara kuri izi nimero 0780669478. Duhamagare cyangwa ku yindi nimero 0788612200, maze dufatanye nawe gushima Imana. Ni ubuhamya bwiza butangaje. Nawe tubwira imirimo Imana yagukoreye. Niba wakiriye agakiza, ushobora kuduhamagara cyangwa kohereza ubutumwa kuri 0788309122. Ushobora no kuduhamagara kuri 0794001733. Hallelujah. Pastor, this is Peter from Solomon Islands. He's 73 years old.
He said for 9 years, he's lived with deafness and troubling urinary condition that forced him to visit the restroom for 12 years. No, for 9 years. 9 years. Yes, sir. And he is 70 what? 73 years. 73 years. And he would visit the restroom almost every hour. Pastor, as you minister today, Peter experienced a miraculous change. Instantly, his hearing was restored. The hearing was restored. Yes, and the urge to visit frequently stopped. That's wonderful. He stopped. That's wonderful. He's been deaf from Solomon Island. That's wonderful. That's wonderful. hari abari bafite ikibazo cyo kuganzwa n'ibiyobyabwenge. He's 73, 9 years deaf. So what's he going to do? Yamaze imyaka 73 afite kutumva. From Solomon Island, I've saved him a flight ticket and hospital trouble. See, think about all the hospital visits, and then still they couldn't. I mean, if they could do it in 9 years, they should have done it. Rero abaganga bagejeje kumufasha ko ntibyabashobokeye. Witwaga Sodhara mu Bwongereza, Endometriosis for 5 years. She said yararwaye ikibazo muri nyababyeyi, afite ikibazo muri nyababyeyi. Yumvisha imbaraga z'Imana zimugenda mu mubiri. Imana yahabwa icyubahiro. Pastor, this is interesting. Ibi biratangaje. Witwa Nahid wo muri Sudani y'Amajyepfo, He was participating in the healing center. nawe yarakurikiranye ahantu ari gusemurira abantu mu Cyarabu. Ubwo yasemuraga He had always had pain in yahoranaga uburibwe mu nda no mu mubiri. Yakiriye gukira kwe, none yakize, yabohotse byuzuye. Iyo ntekereje kuri ibi bintu, abantu bamwe ntabwo bamenya ukuntu ibyo turi gukora bikomeye hano. As a week ago, you already had more than 6 billion people. Icyumweru gishize twari dufite abantu barenga miliyari 6 biyandikishije. Icyumweru cyashize There's nothing as big as this in the whole world. nta kintu nk'iki gikomeye ku isi gutya, The whole world. mu isi yose. And God shows himself Kandi Imana alive and faithful. yigaragaza ko ari nzima kandi ariyo kwizerwa, Things kubera ko what some may call small matters. inakemura twa tubazo abantu bita ko ari dutoya n'ibinini, kuko ikunda abantu bose. Heals children. Ikiza abana, He heals the elderly. ikiza n'abasaza. He cares about everybody. Imana yita kuri buri wese. Dusangiza ubuhamya bwawe kuri izi nimero uri kubona kuri ekran. Niba uri gukurikira kuri radiyo, hamagare 0780 669 478. Ndashima Imana ku bwawe. Dufite ubuhamya bwinshi. I just wanted to let me let you take Reka ndeke mufate bumwe bumwe buri wese. Dufite uwitwa Johanna wo mu Budage. Yari afite ikibazo cyo mu nda imyaka 25, bari baramukuyemo urwagashya. No yagiye agira kunanirwa kurya ibyo kurya. Yafashe n'urukingo rwa corona rumwangiriza imitsi, bigatuma agira uburibwe bukomeye no kugagara. Kubera ibyo yamaze bamuteraga inshinge 55. Noneho kubera n'imirire mibi yagize guhunguka kw'amagufwa ye, amagufwa ye acika intege. Imbaraga z'Imana zamujeho cyane, maze umukozi w'Imana aravuga ngo wabohotse byuzuye, none ubu ngubu rero ndabasha gusinzira neza nakize. Pastor Joy from Australia, you made Witwa Joy wo muri Australia, bamusengeye ari kuri ekran. Yari afite kanseri amaranye imyaka years, Pastor, and 20, yari amaze aryamye imyaka 2. Mu myaka 2 nibwo bwa mbere yabyutse. Ni wa wundi nabwiye ngo ave ku buriri
yari amaze imyaka 2 ari mu buriri, none yohereje ubuhamya bwe. Ibyo ni byiza. Haleluya, Imana ishimwe.